Papa Sava. Kandi mbashimire ko mwabashije kwitabira iyi projet itakiri mu bushakashatsi kandi y'amahirwe kuri twese. Iyi projet ntabwo ikiri mu bushakashatsi. Abantu bataza no kumva wenda bakagira ngo ni ubushakashatsi tukiri mu igeragezwa. Ntago bukiri mu igeragezwa. Mwunganiye gato, ibi byakoze mu bihugu byinshi bitandukanye cyane cyane biri munsi y'ubutayu bwa Sahara nkuko ejo bundi abayobozi bikora cyane. Rero turagenda dushyira ibintu ku murongo harya dati ntiwambwiye ko ushaka umwana? Ndashaka umwana muremure nkuko kwawe nkanjye. Yego, amaguru nk'ayawe, amaboko nk'ayawe, umutwe nk'uwa. Mbega wowe we jewe nkaza ari njyewe. Oya, inda ni imirire, inda buyiretse. Ni imirire, inda ni imirire buyiretse. Ni imirire. Inda ni imirire. Erega numara no kubyara biragusaba ibindi birebire, biragusaba izindi imbaraga nyine. Iyi nda kugira ngo ize ni imirire. N'urugendo kuko azabaye mu cyitwa n'urugendo nibyo yaravuze haruguru yuko bisaba guhindura imico n'imyifatire kugira ngo n'utwo twara muzatwita tutazajya tugenda duhindura imico kandi twe twarabahaye imiza. Ukabona tuvuge nk'abantu bafite nka bya karandi wabo nindobanure neza murazize. Twebwe reba ni ibintu nababwiye ngo ntago bikiri mu bushakashatsi. Nanjye naringiye kongeramo akantu kavuga ngo nk'abafite za karandi wabo ntago bizakunda nimuramuka mukurikije amabwiriza twabahaye. Urumva ku buryo digidi nawe urabizi ko wenda ntago ndi bubivuge mu buryo bweruye ari kuri ikirayi ku buryo nk'umwana wowe waguturukaho ataba ari ikirayi. Oya, wenda ubwo yaza afite nk'imico. Ubushakashatsi bwigeze bugaragaza iyo mico. Urumva ntabwo kuvanga ibyororo n'ibyo ni ibintu bibiri. Ni ukuba igihe twavugiye utasobanukiwe. Twavuze ngo ubushakashatsi burizewe ahubwo ntabwo bikiri mu bushakashatsi ahubwo biri mu byemerwe n'ibigo by'inzobere. Ari bujye mu isibo ryabo ndi bufashe kugira ngo muhe izirimo akantu kakenge zabyara abana batekereza. Uko cyaba ari ikibazo abana baragutse batekereje nkawe. Buriya Papa Sava nuko wenda bafite akantu afite agenderaho nako kubucakura ko ibintu bimeze nk'ubucakura. Ariko atekereza nkawe. Ariko aramutse afite yaba ari injamane. Reka noneho kugira ngo bigende neza rero ku murongo. Noneho oya reka hari dafise wabajije harya wowe ndo ushaka impanga. Abana b'impanga b'abahungu bareba finyoye beza bafite n'ubwenge ariko sibyo. Abahungu impanga reka nzimuhe. Yego. Oya niho nibona cyane nge mu mpanga. Niho nibona cyane b'abahungu buriya birazwi twebwe iwacu aho umuntu anyuza byatura babiri birazwi. Nanjye nuko ntacyo ntacyo byose kugira ngo tugende dushyiramo balance. Reka dushyiremo balance. Ahubwo noneho rero tugenda kugira ngo igeri yahise ngewe umuntu ushaka kwa micororo n'indimba nizajya ngo so mujye vuga ngo yes akona ko kugira ngo dukore dufite gahunda mukanya turabana insanganyamatsiko na siroga. Buretse gatoya tubanze tugende gake. Buretse gato murabona ndimbati yujuje byose ukurikije abana b'impanga ashaka. Murakoze ngewe abana nshaka ukuntu baresha na ndimbati niyo bamusuko nanjye wirwanira icyizere ngiriwe. Sibyo urabizi neza ko wibuka ariko intego dufite twebwe dufite intego ivuga gutya ndimbati kugira ngo dukorane neza. Dufite intego ivuga ngo imbaraga icyerekezo icyizere ubwenge n'icororo. Iyo rero urumva ko izamo byose yaba ugiye kuri wowe yaba uje kuri njyewe byose ni kimwe. Reka tuyisubiremo yasiro gacu tuyisubiremo
icyizere ubwenge n'icyororo ab'inyuma twongere dusubiremo turavuga turi kuvuga siroga twagiye imbaraga icyizere ubwenge n'icyororo mwese ab'inyuma bari batangiye no bari batangiye gusinzira ab'inyuma tuyisubiremo bwa mbere n'ubwa nyuma rimwe kabiri gatatu imbaraga icyizere ubwenge n'icyororo twabigiyemo neza mwakangutse ariko Dativa nawe ntakomeze kumbenda ubwenge manange Dafi niba udapfuye hari uretse gatoya byavuzwe haruguru yuko ibintu bigiye gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga twumvikane Dativa watuje nukomeza kugira urabura amahirwe ubwo umunsi wabyara akana kajagaraye kabubagira gahuza bikavuga byagenda gute wayemerewe ni ukuvuga ngo uyu nimba ashaka impanga ukaba uzifite ndimba tubwara zifite ese wowe birakureba byatangiye bafite ikibazo kandi bababwiye ko bose bazifite Digidi nanjye mwampaye umwana yego njye ni mu mwanya ubundi nka Ndimbati atandukanyiriza yuko hagiye kuza impanga cyangwa hagiye kuza umwana kugira ngo tumenye mvaga mu kazi reka mubwire rero nababwiye ngo ubushakashatsi ntabwo bikiri ubushakashatsi ahubwo ni ubushakashatsi bwakozwe mu myaka yahise noneho ubwo bushakashatsi buremezwa yego bumaze kwemezwa bujya mu bikorwa iyo rero ibintu bigiye mu bikorwa buhera ku bantu b'indobanure cyane buhera noneho ku bantu b'indobanure ntamwe natwe reka no kugira ngo dukoreshe igihe neza kuko harimo n'abasaba umubyizi ufatika urumva ni ukuri tigituvugira harimo abasaba umubyizi ufatika cyane cyane w'amabuguma ku buryo bisaba ibaraganeho kandi ikindi muri mwashobora kuba harimo wenda n'udusugi we kubw'amasugi nayo nangiye kuvugaho agomba ibintu bya amasugi nayo bya natirere bitari hasi hejuru n'iki byose bitari twebwe tugafata intanga mu buryo bwa natirere kuko ntabwo bo bajya mu bya hasi hejuru hari igihe buriya amasugi hasi hejuru ntabwo bigaragara neza bategereje n'udusore burya noneho kuba bafite n'abafiyanse hari uburyo turi buzibashyiremo jirigite ugasanga birabaye ariko ntacyo byangije urumva reka noneho nagira ngo nsabe ariko hari n'abashobora kuba bafite wenda kwiheba kujya bikontorora hari n'ushobora kuba ari sugera ukavuga ati ngiye mbivuyemo ngende ishakira uburyo buri diregite bwa hejuru hari urimo nibyo aho mufite akenge bo noneho rero ndagira ngo tuze gukora neza ngira ngo buri wese yumve ngira ngo nk'amasugi ubu nibwo buryo dukoresha ubu ni uburyo dukoresha ni uburyo bw'ubuntuza bukunze gukoreshwa cyane muri biriya bihugu birimo abantu b'amaguma baguye ku ikiga cyane cyane hari uwakwibaza wenda ati hari ikibazo mwaba mufite kuri ubu buryo ubu se ntabwo zaba zarapfuye oya izi ngizi zakorewe icyo bita conservation de la conservative urumva bien préparé kuri oxygénisation iri muri micro-onde hari micro-onde ishyushya na micro-onde ibika izi harimo ibintu bya B12 na bya B13 ziba zibitse kugeza nko kuri 70 mu buryo bwizewe byakorewe hari ibyuma byabugenewe zibikwa zishobora kubikwa n'imyaka magana urumva imyaka magana ni ibintu rero byizewe tukiri aho rero ngira ngo utanagarutse wagumamo ahubwo ngira ngo reka buri wese afite icyo gusasa mushyire ibyo gusasa byanyu hejuru buri wese ibyo gusasa bishyire hejuru zamura abatabifite ni bande twabatiza oya ahise hanagaragara ko harimo kubabara cyane hagati y'uyu n'uriya reka bariho duhera ko bafite kwitegura gufatika bafite kwitegura gufatika mbo reka ducemo amasibo gutya ducemo amatsinda gutya mbo wowe
niwe washakaga harya karekare k'ubwenge n'iki byose kica turabona byanditse okay genda mu cyumba cya digidi oya najye mu cyawe cya digidi twaguranye se ko nanga impanga yambisemo yakomeje kumpitamo yatsimbaraye kugande ko hepfo usasanda urumva yatsimbaraye kandi mu buryo bwiza ibintu biriho ushobora no gusanga agoranye nkaza nkakunganira ubwo nawe ugurakata mu cyumba cyawe ukate mu cyumba cy'ibumoso usasa aho ngaho reka noneho tubiteho ubundi tugire mu gihe abandi nta kiminota 6 iragenda hasigaye serivisi irabari rapide tugiye gukora uko dushoboye ntihagire urambirwa sibyo ntihagire umuntu urambirwa tugiye gukora uko dushoboye hanyuma buri wese tumuha intanga ze asohoka tubwira undi turajya tubabwira uko mukurikira ubwo nasohoka araza kukwereka aho ndi nawe urareba ndimbati njyewe uretse turaje ibintu birizewemo babure mukamba nese bazizanga nyinshi zingana nk'izingamiya reba ukuntu zingana zirananga bafite neza zingana ko nzamusanzwe hejuru birajya ku nagondo hasi bino bintu birizewe mama urabona abantu b'abagabo babiri bazana ibintu by'amafuti biranga kandi barabikore ubushakashatsi birizewe ijana ku ijana none se ubwo urumva badakoresha iki batera izo ntanga reka njye mbabwize ukuri njye nshyigikiye ngo amasafa kabisa njye nifite amasafa n'abana keneye ngo ntago mukeneye kubyara wajya n'abana keneye muza ninde wabashakira umwana munini njye umwana ndamushaka pe nuko umwana ndamushaka none waza gusaba impanga we byakunda nigera kwandira impanga bazitanga kabiri mureke mbabazi nk'ubu mama sava akeneye umwana w'iki se birakureba wamenye ibyawe urabona naje kwirwa nicara hano nafite icyo nyene ubu papa sava uzamubwira babyibushye gucya batarya hanyuma se ntabwo uzatwita nkuko natwisa abana azamugirira ko papa sava adakorera uzabwira sheri ibyo ntabwo bibareba ninjye bireba ibyo ninjye bireba hanyuma se didasiyo nawe niyuba azabwira fiance we ko yatwise gute azayimugereka kora baramukorera ya systeme bari gukorera amasugi hari ikibazo none se sheri nasanga nyine atwite bizagenda kandi atayikiza zakoze ahita gushaka nyine umwanya ubwo buryo nyine ati rwarashahuranye byayahuye ako kandi reka mubwira uri koshya abandi bana ntabwo njye mani kubeshya ndorese singaba ntago ari ngaba singuye mama safa ntago ari nguye reba abakobwa bose bo mu gahegene reba n'abadamu bose singaba njye ntago mba nkubeshya umuntu wawe uzawugeza ryari mu iki se izo nkoramahano zibwire zisohoke bihorere bafunze mubaze mama sava nawe waje gushaka urubyaro ntago ufite sava ntago ufite vrema urakora iki hano urakora iki hano batubwiye ko bafite uburyo bugezweho bashobora no kuma impanga numvaga nzishaka sinabikubwiye ngo yaraje kureba impanga asa mwasohotse mwaretse barega bifungiranye ngo bari gutanga icyororo none se ngaho sohoka reba papa sava yizi sohoka iki mutagenzwa buri gihe nakamwe nese ikibazo kibaye ni ikihe ko muruje kutuvangira kandi akazi ubu iki nicyo cyororo ushaka habaye ikize aregana ndimbati arimo ndimbati se yewe iki nicyo we uceceke ntago upfura iyo degede uranze urabizi ko ntago nese ikibazo giye fitanye nawe ni iki ari ubugora usanze mu nzu yanjye musanze heza musa uwari ndavuze ngo fayo hano kubita umutwe mumene wowe wambesire ariko si wakagabo
wajya ureka kwivanga mu bibazo by'abantu wivanga abantu bazajya ariko se uzi utera amahane abantu bazajya bigerera ku mushinga nibarangiza nibigera ku mushinga uze kubidobya ndavuze ngo icaraho icara aho ngaho ariko umuntu azagafata he aka kantu umuntu azagufata he we icara wambesireho hase waretse kuza gutuka abantu umuntu ari kumfata ubundi ba dative abo bari arigana ba dative bari bahari fatira amashusho hano fatira buri muntu wese agaragara we kuraho ibyo bitenge bose kuraho ditase nimureke babafata ariko se papa sava uretse kwivanga no kwigira umunyabwenge no kwigira umuntu wahatari urumva abantu baba bamaze kwigerera ku ngingo bageze ku mushinga nyawo bamaze kugira ikintu bakigereraho buri gihe ukavanga ibintu ni ukubera iki ibi bintu ntabwo abayobozi ejo bundi ntabwo twari mu nama ibyo abayobozi babivuzeho ntabwo ubizi nawe wari mu badepite urumva mwari mu nama wowe wagiye mu yihe ntama ibyo abayobozi babivuzeho ntabwo imyanzuro yafashwe ntabwo yize mu myanzuro baravuze ngo mutangire mudusenyere ingo muduterera umwanda abagore bacu niko bavuze ngo nyine ubushakashatsi bwemeze ko urumva ubushakashatsi bwemeze ko urumva iyo ugiye kumbwira ngo mwabiganiyeho intanga zigomba gutangwa uri umusenateri noneho papa savare kanze nkwereke ko se wowe uri mu biki uko yanze ko ninjira ngo nkwereke uri mu biki uramwereka waretse akinjira ndimbati wamureka akinjira niyinjira arahindura iki uretse ibintu by'amahane mamuza gutera mwebwe mutazi n'ahantu isi igeze turimo turakora ubushakashatsi kugira ngo tubungure urumva abayobozi barabiganiriye urabihakana wowe ufite ubuyabwenge bw'interantanga ko nta n'igisimba wayiteraho ibyo wenda ni ibintu ko twiganye ntitwiganye ibi ni ibiki ngo ni intanga bari bagiye kubatera reba dore hano mufitemo firigo nibura mufitemo firigo ndakubaje yes or no ariko ari barafu hanyuma aricyo ndi kukubaza wowe ndimbati washyize umunwa hejuru ntabwo twiganye bakwirukanye hari ukuzi gerefaje warayitsinze burujonoma warayitsinze ibyo ni ibyo ku biti ibyo banyirukanye heze ntukizi amanota make nyine none uba ufite ubwenge bujya gutera abantu intanga ariko ubwenge umuntu arabwiyungura reka noneho ubwo wamugane mwiyunguye ubwenge amagare Marigarita mubwire yuko usigaye ufite Marigarita umuzanye ute nuko mwebwe muhita mushaka kubishyiramo inzego kandi bitananiranye hagati y'abavandimwe mudashaka ko ibintu biri mu buzima bw'abantu bijya mu nzego none se twagoranye wize ibiki wowe wize ibiki ko bitarangiye neza wagize ngo nahise nagerageje mu bijyanye n'intuzo abijyanye n'iki abijyanye n'iki hasi ubundi mwebwe mwasohotse ariko byari birimo amatekinike reka muhamagaze ngiye mwerekeye n'ibyo bari nicyo nari ndimo kukubwira ariko papa ko tukubaha ko nta muntu bagusuzuguye ntago aba ni ngombwa ngo ubishyiremo inzego kandi ikindi nta gahato kagiye nta ibintu uretse gatoya uretse gukana amaze nkubwira akantu uretse gukanda ihangane gato wikanda uretse nkubwira akantu gatoya papa mvanira injaba hejuru ya telefone nari ngiye nyine kukubwira akantu kandi urasanga kari buhure n'igitekerezo cyanjye uretse muri kwa Marigarita amashusho yageze ariko si ngombwa kuyakwirakwiza jewe iki gitekerezo n'uyu wakizanye kandi ibyo bintu birakugirira akamaro base kubyihutisha kuneje Marigarita umugabo wawe ni kuko n'abantu ateranya abantu n'Imana na Rwanda akazi gasigaye kabatunze wa kwibuke ko umugore wawe abirimo nawe arahari turasebana twese ese ntajya kuri televiziyo nyura ku bayobozi muzana nyura ku bayobozi muzana reka mbyoherereze ubuzima reka mbyoherereze ubuzima ko ntabwo byari ngombwa ibi bintu ubu se nk'ubu niba dufunga noneho bizakumarira iki ko bagiye kudufunga ibaze rero nk'abantu b'abaturanyi twabanye nawe turaruhana muri karitsiye ariko bagiye kudufunga
mbwirira dativa na dafi bari mwaho ngaho ko nab'imiryango yabo dafi areka bikingiranye mu cyuma dafi bwira dafi ko kirimbuzi bimugezeho nushaka usohoka ubwo ngubwo nawe mukanya ibisobanura hanyuma ngaho nimukomeza gahunda yanyu ngenda nifitiye ntago Uwiteka yakwishimira ntago azabyishimira Hakiyamungu mbabarire se mbagize oya murabye ariko ndashaka kubabaza kabisa reka mbabaze mu nzu wari ufite ubukwe uza kwiteza intanga no kwirongoza umusore araho ari gutunekwa azi yuko agiye kugufasha kubaka urugo mugafatikanya ubyara ibyana ukuye mu ishashi basi papa sava nubibwire hatungiwe basi nunabibwira kandi gatekerezo ndimba wakamugezaho none ako gatekerezo katugira akamaro reka ibintu bibe hagati yacu urumva n'ubushakashatsi kandi ubushakashatsi buriya iyo umaze kujya ahagaragara abantu bakomeza bashakashaka ahubwo nawe waba umuntu w'umufatanyabikorwa ukabiyobora nawe ukazamo kuko hari akantu k'akenge twunguye nawe ukibonamo ibintu ndabeshye mwaba noneho ariko ubushakashatsi ariko ntibuhagarare ntibijye hanze usange wenda bibaye ikibazo ariko si ubu nkanjye wubatse koko kuzi ko nari mfite abana b'abakobwa ntugire impungenge wubatse wenyine se mama Sava we niyubatse uramenya utaza kunkurikira waruntu haguturumburamo ayo matama uguma ahangaha abayobozi bahagusange muvuge ukuntu abantu batarangije segonderi bari gukora ubushakashatsi batera ingo z'abandi n'abafiyanse b'abandi inda ukuntu babatera intanga bakuye mu ishashi batazi nuko bazikonseriva uze kubafasha kwerekana icyemezo rero kibiba mwaba mugumye ahangaha abayobozi bwari mwanze kunshyiramo mu bintu byanyu nkurikira tomoka se wagahunguje ikosa warikoze epoetre fuka mubwire Nyagasana kubabarira njye sindi Nyagasana papa Sava hause murambaza ikindi bababarira ibigere iyo bigera byahageze muze gusaba abayobozi mugakine n'ubuzima bw'abasaza amafaranga yazo